amazu ganje agarimo nabibwiye guverineri arambira ngo ningende ndye ibigori. Guverineri ngo icyo kibazo arakiza ariko ko atakisubije neza. Ninjya uheruka gufatirwa inyamasheke aba bapolisi barangota baranshuka bampangwa amanere ya telefone yabo. Murakoze. Ikibazo nanje nitwagira amajambere Specioza wo muri Kamatenge, muri Kareba, muri Nyabiho. Nagize akarengane mu kwa 12 kuri Noheri Nyiramariya Nazaribona na Mukangango banyicura umwana bamunigira mu nzu baramuterura mujana mu gashamba kabanyiramariro karaho hafi. Abayobozi mugiye bagikoresha nk'atari mu gitondo saa moya Nyiramariya umwana wamushinjije ko yamwicanye Nazaribona na Mukangango abanyafashwe ahita atoroka. Vuga neza ntabwo twumva neza. Vuga bora twumvikane. Nijya amajambo Specioza. Ntuye muri Kareba. Bakwiciye umwana. Banyiciye umwana kuri Noheri. Bande. Nyiramariya Nazaribona na Mukangango. Inde? Bamaze kumwica baramuterura bamujana mu gashamba kabanyiramariro karaho hafi. Buke mu gitondo baravuga ngo umurambo guraho mu gatari. Reka twumvikane. Agire umwegera nta muntu uraho amufasha tukumva Benjamin. Hari umugabo w'umukire waje afata inzu zanje akoresheje impapuro z'impimbano. Ndegera porukerere abica amazi. Inja Kacyiru naho babica amazi. Umukire yafashe inzu zawe kubera iki? Kubera iki? Yakoresheje impapuro mpimbano jana mu rukiko n'ungubu ndazifite hano naregeye na porukerere biranga. Bagahamagaza umugabo yagerayo nta kintu bakoze. Uwo mugabo ninde? Ende yitwa ndo mugabo. Ni Muranye Nikora atuye Ruhengeri. Amazu ganje agarimo. Nta bayobozi babibwiye se? Nizo mapuro ndazifite. Buretse nta bayobozi babibwiye meya w'akarere cyangwa abandi bayobozi. Nta hano nageze nabibwiye na guverineri. Wabibwiye urabizi? Nabibwiye guverineri arambira ngo ningende ndye ibigori. Ngo naratsinzwe. Guverineri no uriya wahavuye. Ndongera mbibwira porukerere ariho ministeri yari yaje mu Gakenke mwerekana impapuro ndazimwereka kuko asanga ni impimbano. Meya w'akarere waramubwiye? Arabizi icyo kibazo cyamugezeho nungu bizo. Waramubwiye nicyo kubaye. Nta hantu ntageze na Kacyiru hose. Izo mapuro ndazifite nahanga. Ne meya wa hehe? Meya wa Gakenke nageze. Wowe utuye he cyangwa aho icyo kibazo kiri ni mu kahe karere? Ubwo rupapuro hari muri 2010 ariko nangiye gusaba ayo masambu natangiye kuyasaba muri 2002. Ni hehe? Nahitwa ni mu Bukonya. Mu Bukonya karere ka Gakenke. Guverineri ngo icyo kibazo arakiza ariko ko atakisubije neza. Uwo warebye ninde? Wagiye kureba ninde? Ngendirambona Jacques. Iyo ni Sura TV 1 umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Nyaboneka niba aribwo bwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro ukawakunze ibiganiro dukora urasabwa ko wakanda subscribe ubundi tukaza tubana umunsi kundi. Uhawe ikaze. Uwo wagiye kukibwira ninde? Uwa mbere nakibwiye ni Rucagu. Uwo ngo agenda kimubwira. Hanyuma bagusubiza iki? Uwo ngo aho ngaho ne simubeshe. Uwo ngo ninde? Uwo ni bose ni bamwe. Yagusubije iki? Weransubize ngo yabagize abantu waraperereza asanga ntari uwawe. Nibidakurikiranwa n'abandi tubibwiye ubu bakabibuzabuza uzanyohereze SMS cyangwa uzashaka ukongeraho mbwire nzabigukemurira.
agira umwegera nta muntu uri aho wamufasha. Ibintu ubonye inzego zose z'ubuyobozi, uwo mu minisitiri w'umucamanza mperutse kumwandikira ibarwa uwo nguwo muri kumwe, ntabwo ndabona igisubizo. Inzego zose nazinyuzemo kuri perezidansi, aho ngeze hose uko ubonye bamfashe hano niko mparafatwa. Ninjye uheruka gufatirwa i Nyamasheke, aba bapolisi barangota barashuka bampangwa amanimero ya telefone yabo, ngaha aho banyandikiye n'amazina yabo ariho, n'ukuri ntabwo mbeshya bagahora bandindagiza. Uretse gato hari ijambo navuga mu bantu bakimenye, ntuye muri Nyamasheke umpesha uburenganzira ku mugabo Kamari, nuza gusura mu karere kacu ka Nyamasheke nzahabwa ijambo. Mfite abaturage benshi cyane bazi icyo kibazo cyanjye. ibyo twabirenze, turi mu nzira yo kubigukemura. Mwakoze nuko kugira ngo ariko muri gakeya bamaze kumfata mu gitondo cyaho ubwo heruka muri Nyamasheke, ntacyo biri butwongereho. yaje kunyaka inomero za Mupfaniki kirahari ntigihari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ariko ibyo ntabwo ari byo nakubajije. Nakubajije ngo mupfaniki Nta gihari. kuki atari byo wavuze? Ko ari byo nakubazaga. Mumbabarire nyakubahwa. Twanze muri 1994 tuje muri Kongo, tugarutse 95 dusanga isambu yacu barayibohoye. Mwagiye muri Kongo kugera gute? Duhunze. Tugarutse dusanga isambu barayibohoje, papa agize ngo yayibaza, baramufashe baramutwara kugeza n'ubu twaramubuze. Ariko ubwo bamufatiye iki? Bamufatiye ko yabajije isambu cyangwa bamufatiye ko hashobora kuba n'ibindi yakoze? Oya, ndakindi yakoze. Mwahunze ikize? Mwahungaga iki? Ni igihe cya jenoside. Mwahunze ngo batabica? Cyangwa harimo nabishe mujya guhunga? Oya, kindi kibazo. Naho se baba baramufatiye iki ko ntabyumva? Yaragarutse, tugarutse dusanga iyo sambu barayibohoje. Yazize sambu? Yazize iyo sambu. Nicyo washaka kuvuga? None ni ukuvuga ngo mama muri 2010 atashe nawe tuburana ya sambu. Mfite imyaka 52 ariko wagira ngo mfite 45. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite n'abandi bana bari kwiga muri Nyanza Technical School bageze mu wa 5. Urumva ko n'agafaransa ngerageza kukavuga cyane kubera mwebwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye ubwenge mwagizemo mpagaze ahandi umujyanama w'ubuzima. Njyewe nzi gutera urushinge, mboneza urubyaro nkoresheje depo perivara. Urumva n'agafaransa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nishimiye kukubona kuko nari mfite ikibazo imaranye kuva 2009. Nitwa Mukasinzi Clarisse. Mukasinzi Clarisse. Naturutse mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Kigasa mu mudugudu w'Imurinja. Ubwo ikibazo mfite ikibazo nyifitanye na meya w'akarere Jules Ndamage. Wampaye inzu nk'umuntu utishoboye, inzu majije kuyibona. Meya w'akarere twari dufitanye ikibazo cy'imitungo narayitsindiye, Tito Rutaremara kiyobora. Nuko ubwo ngubwo meya w'akarere arangije anyoherereza urwandiko ndarufite hano ruvuga yuko inzu ari ingurane y'imitungo y'iwacu. Abyumvisha abasaza banjye akabanteza bakankubita, ubu n'ubu sindi mu rugo n'abana babahanze. Ndagusaba ngo undenganure. Ikibazo kuvuze ngo cyari cyarakemutse habaye iki? Ikibazo ntago cyakemutse. Icyo yankemuriye nicyo kubonaho ndyama, none naho yarahanyatse ambwira yuko ari ingurane y'imitungo y'iwacu. Meya wo nguwo abijyamate. Meya ngo Ndamage ari hano? Akoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu mudamu Clarisse ndamuzi. Uyu mudamu yari afite ibibazo by'imitungo mu murenge wa Kagarama iwabo. Iyo mitungo wabo yari yaratanzwe muri za 2003, ahantu hagenda hatuzwa abantu mu buryo butandukanye.
icyo twakoze atangwa na leta atangwa na leta icyo twakoze ishingiye kuki ishingiye ko nyakubahwa perezida wa repubulika muri gahunda yo gutuza abantu mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi mbere y'umwaka wa 2005 mu kwezi kwa 9 itegeko ryavuga ko ubutaka ari ubwa leta akiba afite n'inshingano zo gutuza abaturage uyu rero Clarisse nawe iwabo hatanzwe muri ubwo buryo atugezaho ikibazo nkuko bivuze mu mwaka wa 2009 icyo nakoze nuko ariko ubwo ntabwo byumva neza leta yahatanga hafite ba nyiraho yarahatanze kubahwa perezida wa repubulika itegeko ryavugaga ko igihe hatuzwaga abaturage icyabaga kiri hejuru y'ubutaka nicyo cyabaga expropriated nicyo cyishyurwaga biri mu rwego rwo gusaranganya byari bimeze bite byari mu rwego rwo gutuza abaturage mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu niko bimeze yes ariko ntabwo watuza abantu hari abandi bantu ariko ngira ngo ikibazo ntikirumvikana neza cyahereye ari uko mureke twumvikane byabanje ari imanza hagati y'abantu bafitanye amasano cyangwa ikibarwa n'ibintu byabo ukuntu leta yabigiyemo nayo ikajya gutanga aho hantu nibyo nshaka kugira ngo dusobanukirwe neza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika leta yagiyemo mbere y'uko ahabwa ahandi ho gutura yangejeho ikibazo naravuze ko mu rwego rwo kumushakira igisubizo cy'ikibazo cye yahawe ahandi ho gutura nyakubahwa perezida wa repubulika ahambere avuye se byagiye ahambere ho hari hamaze guturwa already hari hamaze guturwa hari abandi ari hehe si icyo gihe angezaho ikibazo yangejeho nk'ikibazo nk'umwana w'imfubyi udafite aho atuye kubera ko iwabo hatanzwe ngiye icyo nakoze hatanzwe ari ahari hagatangwa icyo gihe hatangwa ntabwo yari ahatuye yari imfubyi yambwiye ko yabaye mu miryango itandukanye komeza utubwire uko nagikemuye nyakubahwa perezida wa repubulika ko nabonaga iwabo haramaze gutangwa nashatse ikindi kibanza ndamwubakira inzu nyimuha nk'umuryango w'iwabo abanamo n'abavandimwe be n'abasaza be mufite ibyo mupfana ariko cyangwa ni oya ntago ntacyo dupfana ariko dupfana ko turi abanyarwanda twese excellence kuko nagira ngo umenye uko abivuga uko meya yabangamiye ibyo bintu ni nkaho birimo family ntabwo nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo bisobanutse neza nimbisobanura neza wenda ngiye kuhagera mu humve tumaze kumwubakira inzu nk'akarere tumuhaye icumbi nk'abandi banyarwanda badafite aho baba yajyanyemo na musaza we noneho agezemo nk'umuryango ashakiramo umugabo ashakiyemo umugabo basaza be baravuga ati ahantu ni iwacu twahawe na leta nk'inzu y'umuryango wowe urimo urazanamo umugabo abo basaza be nibo bavuze ko badashaka uwo mugabo bari banabanye mu buryo budakurikije amategeko yamwinjije mu nzu nk'umwinjira yinjira mu nzu y'abana afite abavandimwe be icyo twakoze rero ko abavandimwe twari kubasohora twasohoye uwo mugabo inzu bari barahaye inzu twari twarahaye famiye umuryango w'abo Clarisse n'abasaza be bangahe umwe niwe wagaragaraga ariko akambwira ko afite undi ariko uwo nabonaga watugezeho natwe ku karere n'umwe muri abo basaza kugira ngo babane muri iyo nzu babane mu nzu nziza twubakiye idafite n'ikibazo na kimwe ariko bananirwa kubana kubera ko yahise ashakiramo umugabo kuko yashatse umugabo yego musaza akavuga ko we tubona bashaka kurwana buri munsi umugabo ashaka kurwana na musaza we atarasezeranye atarasabye twasanze ari ikibazo cy'umutekano icyo twakoze rero excellence twasabye ko uko twagikemuye byari ngombwa ko dusohora umugabo muri iyo nzu mureke mwihangane twumvikane aho kugira ngo umugabo azarwane na musaza we bamerane ingoma bari mu nzu imwe twasohoyemo uwo mugabo ariko inzu rwose ni umugabo yarinjijemo iyo musohora umusaza wese mukamuhinda inzu ahubwo
icyo mbivugira ni uko nibwira ko n'uwo musaza we amaherezo yari kuzashaka we